Ibihe byiza aho muherereye hose mu mpande zitandukanye z'isi, ikaze kuri uyu muyoboro aho abashaka gukontorora imyumvire yabo ndetse no kugera ku ntego z'ubuzima bwabo bihaye bahurira. Ikintu cya mbere, niba ari ubwa mbere dukurikiye wibuke gukanda like, ukore ku gikumwe, nanone kandi ukande subscribe, wibuke no gukora share cyangwa partage, nanone kandi kusanzwe dukurikira ni iby'igiciro cyane. Imana igikomeza duhana umugisha kandi uzatwigiraho byinshi cyane. Ikintu twagusaba ni like, niba warakanze subscribe ni iby'igiciro, nanone kandi wibuke gusharinga aya makuru ubona yagirira umumaro. Ubwo ndavuga mu by'ukuri abo ubona mu by'ukuri bakeneye iri tangazo rya RDF. Nk'uko mwabonye title ya video, rero ntabwo mwibeshe, aha niho tubagezaho amatangazo agiye atandukanye nk'icyo twakwita notice mu ndimi z'amahanga ururimi rw'icyongereza, gusa aho tuza twibanda ku matangazo y'igisirikare, ndavuga RDF, Rwanda Defense Force. Niba ukunda igisirikari nta kabuza intego zawe uzazigeraho. Ku kibazo cyose waba wibaza, niyo mpamvu tukubwira ngo andika muri commentaire, nta mpamvu yo kugenda utanditse kuko ni bimwe mu bintu bitubabaza cyane kandi tuba tugira ngo mu by'ukuri hagira icyo mutwigiraho kandi mwunguke, kuko ntabwo tuzabatenguha. Rero wowe usanzwe ugaruka uw'agaciro, nawe aribwo bwa mbere dukurikiye, twagushishikariza kwiyandikisha muri uyu muryango mugari kugira ngo ukande subscribe, nicyo kintu cya mbere. Nanone kandi wibuke gusiga like mu gihe wakunze iki kiganiro ndetse n'aya makuru akubiyemo. Nanone kandi wibuke gukora icyitwa share cyangwa partage, usangiza inshuti zawe ndetse n'abagenzi bawe, by'umwihariko kubona aya makuru yagirira umumaro. Bantu rero mushaka kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, Rwanda Defense Force, ndavuga RDF mu mpine, murakaza neza, nabahaye ikaze murisanga kuri umuyoboro wacu kandi wanyu, aho muva mukagera, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze y'igihugu, abari mu migabane yakoreye cyane, gusa tubasha kumvikana mu rurimi, ndavuga bumva ururimi rw'ikinyarwanda, kandi bakeneye iki gisirikari cyangwa se bafite bagenzi babo bakeneye kwinjira muri RDF, kugira ngo rwose twabana hamwe muri iki kiganiro kitarambiranye, kugira ngo musobanukirwe akantu ku kandi, kuko amakuru ni kimwe mu bintu rwose bifasha umuntu. Aho turi mu isi ya tekinoloji, amakuru rwose aba akenewe cyane. Rero nababwiye ko itangazo ry'abasirikari bato riri busohoke muri uku kwezi kwa gatanu, naho abifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda RDF urwego rw'abofisiye ni mu kwezi kwa karindwi. Gusa ikinzanye nonaha ni ugusubiza ibibazo bitanu ndetse no kubabwira ibintu bitanu by'ingenzi mu by'ukuri muntu ukeneye kwinjira muri RDF, ndavuga igisirikare cy'u Rwanda, ugomba kuba wujuje. Nibyo koko ushobora kuba wumva ukunda RDF, ndavuga igisirikare cy'u Rwanda, ariko amashuri ufite ari make, cyangwa se ufite imyaka mu by'ukuri itemerewe kwinjira mu gisirikare. Nanone kandi hari ibindi bibazo, ariko wowe wicaye udamaraye wibwira ngo igihe bazatangira kwandika uzisangamo. Ntabwo buri uko banditse bapfa kwandika buri umwe wese, niyo mpamvu mbanza kukubwira ibi bintu bitanu nibura by'ingenzi, inshuti muvandimwe, kugira ngo utazaruhira ubusa niba ukeneye kwinjira muri RDF. Ibi bintu bitanu ugomba kuba ubyujuje. Ubaye utabyujuje watubaza ikindi kibazo muri commentaire, cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp. Nimero nimuyikenera mwandike muri comment, ndi buyibahe muri description, ubundi mutwandikire kuri WhatsApp mutubaza ibibazo byose mwumva mufite. Aho udasobanukiwe usige commentaire, imiryango irafunguye mu gikari, ni mu ruganiriro, wabasha kuganira na bagenzi bawe muhuriye kuri uyu muyoboro. Ikibazo cyose waba ufite kuri RDF wibuke kwandika muri commentaire, inshuti muvandimwe, kugira ngo utazagira ngo ntabwo twagusubije. Rero reka dukubite tubangura twanzura tunavuga ikitugendereye muri aka kanya. Ikibazo cya mbere nanone kandi ku kintu gikomeye cyane muri ibi bintu bitanu ngiye kubabwira byibuze kugira ngo winjire muri RDF, ni uwambajije ngo ese muri RDF basaba slip result kandi nanone basaba indangamuntu. Ibi ni ibibazo bibiri bitandukanye, gusa impamvu mbikuye mu kibazo kimwe ni uko byose bijya gusa. Ikintu rero nakubwira muntu wifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, ndavuga RDF, Rwanda Defense Force, result ugomba kuba uyifite. Result ushobora kwibaza ngo niki, ni icyangombwa mu by'ukuri cyerekana ko wize amashuri 3 yisumbuye, wageze mu mwaka wa semestre, nicyo cyangombwa. Rero ni bilote yerekana ko wakoze icya leta kandi warangije amashuri 3 yisumbuye. Rero niki cy'indangamuntu ni ngombwa, kuko indangamuntu ugomba kuba uyifite uri umunyarwanda, kandi ari indangamuntu y'inyarwanda, national identity. Rero icyo ni ikibazo cya mbere. Ikintu cya kabiri gikomeye cyane, ushobora kuba ufite iyo ndangamuntu ariko udafite imyaka yemerewe kujya mu gisirikare. Ubwo ni age, dukubita tubangura ni imyaka. Muntu wifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda RDF, igihe cyose waba warangirije amashuri ugomba kuba utari munsi y'imyaka 18 niba ukeneye kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda ufite indangamuntu y'inyarwanda. Ngira ngo icyo kirumvikanye. Hari n'undi wambajije uti
ese mu gisirikare mu by'ukuri bareba igihe warangirije amashuri, ushobora kuba warangije amashuri nko muri 2015, 2010 cyangwa se 2020, ati ese bareba igihe warangirije amashuri, muri make igihe umaze wicaye. Ibyo rwose ntabwo ari ngombwa, ahubwo ikintu cy'ingenzi bareba, ese wize amashuri 3 yisumbuye, gusa n'uyarengeje wemerewe kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Aho ngaho ni ku basirikare bato ndimo mvugaho bifuza kwinjira muri RDF, Rwanda Defense Force. Ubwo rero ugomba kuba mu by'ukuri ufite amashuri 3 yisumbuye, nta kindi bisabwa, waba warangije muri 2 ayo mashuri uyafite, none kandi utari munsi y'imyaka 18, ufite indangamuntu, uri umunyarwanda, wemerewe kwinjira muri RDF. Ikibazo cya kane nanone ngira ngo nsubize kandi gikomeye cyane mu by'ukuri kubifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, ndavuga mu gisirikare, ni ikibazo kigira kiti ese mu by'ukuri, kuko hari umuntu watwandikiye kuri WhatsApp, ntabwo nibuka amazina ye, tubwira uti njyewe mu by'ukuri mfite ibya rimwe. Ubwo aho ni ku bahungu, ngira ngo abakobwa rwose bashiki bacu murabyumva neza cyane, bibaho mu buzima. Hari ukuntu uvuka hari ingingo z'umubiri udafite, nko kugira ijisho rimwe cyangwa se ukuguru kumwe, ukuboko kumwe, cyangwa se mu by'ukuri ubaye ufite ikibazo nk'icyuwo wavuze ati mfite ibya rimwe. Murabyumva neza cyane basore bagenzi banjye. Rero nk'uwo nguwo biterwa n'urugingo rw'umubiri adafite. Ku bantu badafite ingingo z'umubiri zigiye zitandukanye, biterwa n'urugingo, kuko uwacitse akaguru cyangwa se wagize impanuka akavuka nta kaguru, cyangwa se agakora impanuka bikaba gusa yaravutse yuzuye, ngira ngo rwose muvandimwe aho ngaho ntabwo byakunda. Ariko ku muntu nk'uwo nguwo ufite ibya rimwe, cyangwa se bibaye ngombwa ko afite impyiko imwe, aho ngaho bishobora gukunda, kuko mu gisirikare haba harimo abaganga bize ibijyanye na medical nursing. Rero bishobora gukunda rwose bakakwitaho. Gusa kuza mu gisirikare cy'u Rwanda ufite akaboko kumwe, ukuguru kumwe, ijisho rimwe, ibyo ngibyo byo ntabwo bikunda. Gusa nk'impyiko imwe, ibya rimwe birumvikana, aho bishobora gukunda. Gusa aho ngaho mbese ku bintu biri impacte cyane ntabwo byapfa gukunda. Ngira ngo aho ngaho naho murasobanukiwe ku ngingo ya 4, utanasobanukiwe wabaza muri comment, kuko rwose imiryango irafunguye kandi uba ugomba kubaza. Niyo mpamvu commentaire ziba zifunguye kugira ngo ubaze ikibazo ndetse unahuriremo na bagenzi bawe hano mu ruganiriro. Rero aho ngaho naho ngira ngo kirumvikanye, kuko hari umuntu uba ufite inenge ku mubiri, nko kubura urugingo rw'umubiri, cyangwa se n'ibindi bibazo by'ubuzima bitandukanye. Wumvishe udasobanukiwe watwandikira muri comment, tukaguha nimero ukatwandikira kuri WhatsApp. Icyo nacyo ngire ngo cyumvikanye. Ikibazo cya 5 anari nacyo cyorezaho kandi nacyo udakwiye guhomba niba wifuza kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda, Rwanda Defense Force RDF. Ni ikibazo mu by'ukuri kidakomeye cyane, ariko nanone gisa nk'icyoroshe, gusa kirebwaho cyane. Ikintu kugira ngo muri RDF ni ukuba mu by'ukuri ufite ubuzima buzira umuze. Kandi ikindi gikomeye, hari mu by'ukuri ubugufi butemerewe kwinjira mu gisirikare. Hari metero mu by'ukuri zitemerewe, ndavuga ku bantu bagufi cyane, kugira ngo byumve neza. Kwinjira mu gisirikare nabyo babanza bareba size cyangwa se ingano y'umubiri wawe. Rero niba wumva uri umusore ushitse kandi nanone uri mugufi, ntibigutere ipfunwe, kuko ni ubugufi bwa bundi bw'indwara, ntabwo ari ubugufi busanzwe, kuko abantu bagufi bo bariho. Kandi ngira ngo no muri RDF mubona abantu bagufi bagiye batandukanye. Rero ubugufi ntibugutera ikibazo, ahubwo ni ubugufi buriya bw'indwara bukabije, nicyo kibazo cyaba gikomeye cyane. Naho kuba uri mugufi, kuko hari n'abandi binjira muri RDF kandi ari bagufi. Rero ngira ngo murasobanukiwe. Hari ikibazo mbaye ntasobanuye, cyangwa se ikindi wifuza kubaza muri commentaire, nk'aba bagenzi bawe babajije bagatinyuka bakabaza, mwene data munyarwandakazi, ntugende utabajije. Nk'uwo nguwo wemeye agashirika ubwoba, akavuga ko mu by'ukuri afite ikibazo cy'umubiri, iyo nenge y'umubiri nayivuze. Nawe hari ikibazo ufite, wabaza hakiri kare kugira ngo iri tangazo nirisohoka tuzabashe kubamenyesha, kuko ni muri uko kwezi kwa 5 ku basirikare bato, naho ku rwego rw'abofisiye ni mu kwezi kwa 7. Gusa
ntabwo bishobora guhinduka ku rubuga, niyo kalendari ni ingengabihe y'agateganyo iri ku rubuga rwa RDF wa eshatu akadomo RDF akadomo kaberamye akadomo gov akadomo com ku rubuga rwa RDF. Rero ngira ngo nsubize ibibazo by'ibanze. Ku kindi kibazo waba ufite wandike muri commentaire turagusubiza cyane. Uyu muyoboro unyuzwaho notices cyangwa se amatangazo agiye atandukanye. Nshuti muvandimwe, ukagukora share cyangwa se partage bitewe n'ururimi rwa telefone yawe cyangwa se mudasobwa waba ukoresha, kandi ukagusiga like niba warakanze subscribe ni iby'igiciro. Niba aribwo bwa mbere ubanye natwe cyangwa se usanzwe udukurikira utariyandikisha, kanda subscribe kugira ngo nawe ube active kuri uru rubuga. Ikindi kibazo, inyunganizi duhure muri commentaire. Mwakoze cyane, kandi itangazo nirisohoka tuzaribagezaho kuko nibyo dushinzwe. Mwakoze cyane kubana natwe aho muherereye hose, muri mu Rwanda, muri Bwota, Masimbi ndetse no mu yindi migabane ya kure cyane igize isi. Mukomeze kugubwa neza.